Karame papa. Bitese. Ni byiza. Sasha mwana wanjye. Kubona inda yo kwicira aha ngaha. Ka rwose ari wowe wambereye ikirombo sinakwigishije. Nanjye ndayifite. Sinakwigishije. Wanyigishije rwose. None ko nakwigishije inzara ikaba igiye kwica. Umva ariko hari agatekerezo mu gihe nari nicaye aha ngaha nungutse. Agatekerezo nungutse rero. Waretse tugashinga itorero. Njyewe se ndishinga? Njyewe narishinga. Shaka kwita byaha ukaba uri umunyabyaha ubwo abantu bazaza bayitabira. Umva nyine urabizi abantu b'umudugudu wacu ko bakunda abantu b'urusengero abantu baba batumije abapasta bava hanze. Noneho hari umupasta w'inshuti yanjye. Arava hanze. Aje nababwiye bakunda bakaza urabizi abena ko bakundaga hanze. Ufite umupasiteri wo hanze? Uwo hanze. Nasaze ikinyarwanda. Oya icyongereza ariko. Nasiko nzi kuri nka kuta nta kinyarwanda nta cyongereza uziho. Ubwo nyine nzaza mbabwira ibyo numva nashoboye rwose nakundi. Ariko nje noneho iryo torero twamara kubahamagara bajya gutura akaba ari wowe utura bwa mbere kugira ngo n'abandi babimenye. Noneho nawe nibaranza gutura amafaranga ukayagabana. Nta kibazo uyu munsi kwa gatandatu. Ndarara mbabwiye. Ubwo rero uwo mupasta ndarara muhamagara. Ubwo ejo tuzatambikiyeho ngenda bize. Sawa njye uzafata menshi. Ariko nanjye uzamaho. Wowe n'ubundi urye wanjye. Sawa sibyo? Nta kibazo ariko nabwo. Sawa. Haleluya bakristo. Haleluya. Uyu munsi nabashimiye cyambere ndambanje kubashimira kubwitabire bwanyu mwakoze cyane narabatumiye nubwo turi bakenya ariko imbere y'Imana turi benshi. Haleluya bakristo. Uyu munsi dufite umupastor wacu wavuye Ghana izina rye bamwita Ganai. Ndaza kumuhereza akanya nawe abibwira. Haleluya bakristo. Tugiye gutandika no gusenga murahaguruka ku maguru yanyu musenge. Stand up and be straight. Hana data nyagasane mbaraga zawe zongera kuganza. Amen. Imana irambwiye mu gusenga kwanjye gutura gatubuye nawe iraza kuguhereza gatubuye. Nta kibazo cyane. Nta kibazo. Nawe mukobwa Imana irambwiye ngo utura gatubuye cyane akarusha kuri muzehe. Nawe iraguhereza umugisha mwinshi. Mwicare. Ubu rero tugiye guhaguruka turirimba akaririmbo twakire pasta. Muhaguruke. Stand. Nimutihana vuba muzakupitiza kabwana. Muzakupitiza kabwana. Muzakupitiza kabwana. Muzakupitiza kabwana. Muzakupitiza kabwana. Muzakupitiza kabwana. Haleluya. Tugiye kwakira pastor. Welcome pastor and you preach the word of God. Thank you. My name is Pastor Ghana, girl from Ghana. Ngamazina y'abamwita Ghana arava muri Ghana. Mwakicara nta kibazo. I come from Rwanda to teach Rwanda. Naje mu Rwanda kwigisha abanyarwanda ijambo ry'Imana. Amen. Let us start. Reka dutangire. To pray. Dutangize no gusenga. Oh God, look at me, oh God, have sins I've committed a bed for given a praise. Amen. First, I want to preach word of God. Let us start.
Everyone wants to follow today. abenda gupinga inzira tugenda tudakerererwa amena mugira gutya muhimana icyubahiro kandi nyoka banyoka banyu bazambare neza. I want to make a miracle. Zabyara umwana mwise Miko. Praise the Lord. Mufuhirire inzira vuba. Now get your Bibles. Mufungure Bibiliya zanyu. Haleluya mugira gutya. Samuel chapter 10. Samwe azabaha capati 10 mwebwe murya capati mugiye kurya capati 10. Lord is saying, Imana iravuga ngo mugende mu muteme and repent. mwongere mujye mu madeni Long time ago. mufungure ubwenge bwanyu. Come on. Umunsi wanyangaga Forgiveness. Amen. narabihoreye ariko isazabakubita imboko ku bubuno bwanyu. Amen. Ijambo twari dufite naho rigarukiye. You can sit. Amen. Pastor sabigishije neza. Mumusabire umugisha. Ubwo rero ngiye kwakira buri mwe wese ambwire icyo pastor mu byo yigishije ijambo ryamufashije. Karibu. cyane yewe cyari kera byumvishije cyose nta kibazo cyane icyo urumvishe cyane Saberi azatuha capati 10 cyane nta kibazo cyane. Murakoze tugiye gutura kandi mutura gatuye Imana irabaha ibitubuye. Amen. Nta gutura ubuceri bw'ijana turenda inote gusa kuko nizo Imana yavuze. Amen. Ubwo ufite amashimwe araza gutura ahangaha. Amen. Gusenga kwacu ndaha tugarukiye muzaze n'ubundi. Thank you, Pastor, for teaching us. You have teached well. Nice, very well. And we will call you another time. Thank you. Nirigwe neza. Bwana wanjye. Dukuyemo angahe? Tuyakuyamayo. Dukuyemo ibihumbi 3. 3 byonyine. 3 nasa ntago bizi naguzi yitororero gitandika ko ritandika ritura make. Kibazo ariko kageze neza. Ntago twigishije neza. Kusubira byose muraga byari byo rwose. Pisa arenda kuzabazanira imyumbati kandi samu mwitegura arenda kubaha capati 10 z'ubusa nawe uzaba. Abeshya gasana amafaranga rero. Nta n'ijana ndi buguhe 3 byonyine. Cyanda mve imbere nta ndi buguhe cyane.